ko wahinduye idini kubera umukobwa wita KECAPU byaba ari ukuri byarambabaje tu noneho njye ntabwo nababajwe cyane nuko yavuze ngo njye nababajwe cyane ukuntu KECAPU yamukundaga nyine yamwishimiye ari proud yiwe umuntu baranahora nawe nkumva ndishimye bari mu bintu bijyanye n'imyemerere ni rutanga rw'amaboko we najya kumva ibyo ambwira ntabwo najya Kigali ntari nabona visa ese KECAPU ko abi Kigali bimusanze njye nkuri musanze KECAPU abi Kigali natuye tubure urukobwa ntabwo ari benshi ni benshi babize cyane cyane kabisa kuri Instagram yanjye ni benshi bamaze kunyandikiraho nabo ntazi nta nubwo nanabitinya ariko nje yaza ari kunkanga ntabwo namusobanurira ni igiki ntabwo nifuza no kumubona nanamusuhuje neza nkubeshe namukumbuye tu ariko ntabwo namusuhuje amutipe abarambonye abahagaze aho ngaho baretse kumanuka hagati mu Jamaica negereze KECAPU paka no yari mu kiganiro tu arangiye KECAPU baramanukana buriya nimba unakunda umuntu ujye umwifuriza ibyishimo ndiye ku ruhande rumwe narababaye bitewe n'ukuntu yamukundaga ariko ku rundi ruhande narishimye bitewe n'ukuntu atabonaga ko amukunda afite iki wenda nicyo shero wanjye akunda cyitozo ukigire nawe kigukunda rero niba uzashaka kuzana ibintu byo gushaka guhangana n'umuntu kwereka umuntu w'ukuri kamara nta muntu kamara mu buzima bw'undi ahubwo njye nama ngiye mugire nimwe nicare itekerezo nk'umugabo afite intimba mu mutima we iruta uko yawe afite intimba ari gukeka ko akundana na Kapyamba ni n'umujyanama mwiza kuri njyewe kandi nanjye ndi umujyanama kuri we fuhira nde uriya musore oya ntabwo mufuhira ahubwo njye ntabwo umuntu burangiye na n'ubu burangiye ntabwo nkunda umuntu utigiriye icyizere GASARO TV bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi ndabashimira cyane mwe mwese mwakoze subscribe utarayikora nyarukira kuri GASARO TV ntacyo bitwaye ukande ako kazogera k'umutuku ngira ngo rero kuko mudahwema kungaragariza urukundo mbasabe mu nyarukire ku ndirimbo nziza cyane iyo muri kumva muri background yitwa nta gusubira inyuma ikaba ari iy'umusore cyangwa se umupapa rwose uzi kuririmba cyane ndetse harimo ubuhanga hakaba harimo n'inyigisho n'ubutumwa bwiza bw'Imana nyarukira kuri YouTube channel yitwa Olivier Big ukore subscribe ndetse wisharinge ubutumwa bwiza bugere hose ku isi ndetse ndabizi neza kuzagaruka gushimira ndetse nanone nagushishikariza uri umukunzi wa filme ko wareba filme yitwa Rugozi series ndetse ukanyarukira YouTube channel yabo yitwa ni Heza TV ndakubwiye ngo ni filme nziza ndetse ikinanye ubuhanga uzagaruka unshimira ndagushimiye cyane rero wowe ugiye kubana natwe ndetse nkuko udahwema kutugaragariza urukundo ndagushimiye cyane umunsi rero twicaranye n'umusore muramubona ntagaruka mbere dukoranye ndetse navuga ko uyu munsi noneho yambaye bitandukanye turaza kumenya ese kubera iki uyu munsi noneho yambaye gutya bitandukanye nuko twajya tumubona akaba ari Patrick sibyo tuguhaye ikaze ariko ndagusaba uzi ko njye wibutse bari abantu kugira ngo bongeye bakwibutse izina ryawe nkuko mubizi abafana ba GASARO TV n'abafana banjye nkaba nitwa Kapyamba nitwa Kapyamba nkaba izina ry'akazi ni Kapyamba amazina yanjye bwite ni Murego Patrick mwemere Murego Patrick umeze neza Patrick meze fresh kabisa happy new year tu derukana kera 2021 narimba kumva ibyatari yego hanyuma watangiye umwaka gute umwaka nakubwira ko natangiye fresh cyane no mwaka nasangiye n'abavandimwe banje bose turi kumwe umwaka nasangiye n'ababyeyi umwaka nasangiye n'inshuti byari byiza cyane ni cyo kintu mu mwaka wa 2021 wagusigiye utazibagirwa ikintu wansigiye utubwire ikibi cyakubayeho ndetse n'ikiza ikiza cyambayeho 2021 ni uburyo nabanye n'abantu neza byatari yego umwaka ushize ariko hari n'abandi twabanye nabi icyo nshatse gusa nashaka kubabwira ko umwaka ushize nabashije kuba namenya ubona kubana nawe n'utari kubana nawe inshuti y'ukuri niko bajya inshuti y'ukuri n'inshuti itari y'ukuri ikindi umwaka ushize ikintu cyambiye byatari buriya ni corona na n'ubu sha mama we ariko ikiza nabonye umwaka ushize niho nabonye umwanya uhagije wo kwinjira muri sinema
niho nabonye umwanya uhagije wo kumenya n'abantu benshi b'ingirakamaro harimo mwebwe twaramenyanye niho nabonye uwo mwanya wo kubana n'abantu nk'amwe niho nabonye umwanya uhagije wo kuba nagana n'abavandimwe banjye byimbitse nuko natwe twishimiye kukumenya uri inshuti nziza by the way ngiye mbwira umuntu ibyiza kiriho murakoze kabisa kubera icyo ubutse yahisemo kwambara gutya wambaye ikanzu ya white inkweto zisanzwe two mu nzu nyine ariko navuga akagofero ikiremba no kubera iki njye bura rero njyewe ndakumenyereye ariko rero n'ubwa mbere natungo njyewe bura uko ndeba gutya njye nta dini ngira mpagararamo ni ukuvuga ngo amadini yose ni ayanjye uyu munsi rero ndi umusilamu uri umusilamu uko aba witwa nde uyu munsi manyita mama Dar Sayidi Sayidi hanyuma impamvu nyikubajije mfite amakuru wenda ashobora kuba ari ukuri cyangwa atari ukuri ko wahinduye idini kubera umukobwa wita KECAPU byaba ari ukuri wapi ntabwo ari byo cyangwa se ko yagushishikarije ko wajya muri Islam ngo ni idini ryiza ukavuga uti reka ngerageze wapi buriya njye mfite amahame yanjye ngenderaho nanjye ubu ngubu umuntu wanjye nta muntu wanjyana mu dini ngo ambwire ngo ujya gusenga aha ngaha njye nzi ko idini burangiye idini nzi ko atari uguterana tu idini ni umutima buriya gusenga ni umutima tu ntabwo narya ntasenze nta nubwo naryama ntasenze ndetse n'icyo mbona ngiye gukora kandi mbona ubushobozi bwanjye udashobora kuba bwagikora bihagije banze kwiyambaza Imana ngo mbe hafi rero kumwe wongeye nk'umuntu ngo araza mpindure wapi kabisa ubu uranasari ubuzi gusari cyane basari kange ku munsi umva ibyo tuba tubiretse nzabikubwira nyamara aya makuru ashobora kuba yizewe aya wapi kabisa njyewe umuntu wenyine buriya njyewe ubwo se namwe tumubwiriza butumwa ni imandwa ariko umuntu buriya nahura nawe nkumva ndishimye buriya mu bintu bijyanye n'imyemerere ni rutanga rw'amaboko we najya kumva ibyo ambwira ariko pasiteri ngo ndagenda arambwire kubera icyo rutanga umwemera buriya uriya mugabo hari ibintu ajya avuga ukumva ko ari ibintu bizima uzi impamvu nkubwira gutya buriya iyo umuntu akubwiye ngo umutima w'u Rwanda umutima w'u Rwanda ufite umutima w'u Rwanda ugira n'urukundo rw'abanyarwanda iyo ufite umutima w'u Rwanda utinya gukora ikibi ngo udasebye u Rwanda iyo ufite umutima w'u Rwanda wirinda gukora ikintu cyose cyatuma umuntu avuga turiya ni umunyarwanda kibi kandi iyo ufite umutima w'u Rwanda uharanira guhesha ishema igihugu cyawe abantu bawe nationality yawe ibintu nk'ibyo niyo mpamvu njyewe buriya umuntu njyewe nkunda umuntu buriya wigisha ku bintu by'ubuzima umuntu abonesha amaso bitandukanye n'ibintu byo kutubwira ngo Yesu ngo yaraje ngo aza ngo i Betelehemu ngo Yesu ngo ni umwami w'abanyayisirayeli nose nimba ari umwami w'abanyayisirayeli twebwe turi abandi ibyo nibyo bintu buriya ntabwo ngende abakristo ntibanyumve nabi ndetse na Bibiliya ndayisoma kandi ndayizi byatari ariko ntabwo navuga ko ari ibintu mba nshaka kwinjiramo cyane burangiyewe icyo nakubwira cyo ni kimwe njyewe buranemera ko Imana y'u Rwanda niyo nemera kurusha ibindi n'isengesho ryanjye ndavuga ati Imana y'u Rwanda mbe hafi ntabwo ngiye mvuga ngo Mana ngo Yesu wapi kabisa nabone bya KECAPU ngo nampindura idini wapi rwose hanyuma hari amakuru yandi mfite uyu munsi wenda KECAPU ni inshuti yawe ya hafi ni navuga ko muri close cyane kabisa cyane hanyuma mu minsi yashize twakoranye ikiganiro aho yadutangarije ko yamaze gutandukana n'umukunzi we ndakeka impamvu ngiye kumuvuga yego ni mu diaspora benshi baramuzi cyangwa se nawe ubwe yarabyemereye ndetse benshi baribaza ntago byarambye kubera iki ABCD ibintu byinshi bamukomeza ubundi abantu benshi bavuga ko yenge yatumye batandukana cyo nicyo nenge kugeraho first of all ubundi wabyakiriye gute kuba iriya couple yarasenyutse kandi tuzi ko minsi yashize bagiranye ibihe byiza cyane KECAPU ni inshuti yanjye byatari KECAPU girlfriend wanjye aramuzi kandi baravugana usibye no kubona girlfriend wanjye namwe twabanye kenshi turi kumwe nawe ariko njye nta mubano wihariye mfitanye nawe urumva rero ibintu by'abasore batigirira icyizere ibyo bintu ntabwo wabikurikirana kabisa ese nimba uzabona umukobwa afite telefone ushaka nimba ari kuri chat ngo nuko mukundana ushaka guhengereza ngo urebe ari wari kuganira nawe telefone yiwe ushaka kwinjiramo ntabwo ikureba kandi atarabana umugore telefone ye ashobora kuba afitemo amabanga y'umuryango we ashobora kuba afitemo amabanga yabari umuntu muri umuntu agambwa ati njyewe none n'umukobwa akamubwira ibijyanye n'imibiri y'abakobwa byagenze gutya afite ikibazo iki n'iki sibyo ariko wabyinjiramo wajya kureba itakureba ugasanga ugize ute ni ikibazo sibyo
bura ikintu cya mbere bura mu rukundo gisabwa ni ukwigira icyizere no kwizera uwo mubana. Jesse ntago nakubeshya. KECAPU twaraganiraga bya danje ariko KECAPU yakundaga uriya mutipe. Yego. Kandi KECAPU nta nubwo njyewe mbese uriya mutipe KECAPU yigeze kumbwira ngo amume musuhuze. Icyo gihe nuko naramubwiye ati byihorere. Kuko already njya amakuru yaratangiye no kungeraho. Hari abanyamakuru benshi tubamamaga bari kubimbaza bashaka ko dukora ikiganiro kubera ibi nibi ati wapi. Ntabwo njye nababwaga ntabwo ngomba kwivanga mu mubano w'abantu. Nese ndajya kuvuga ibiki ngiye KECAPU n'umushuti we. Ibyabo ndabizi. Ntabwo ati wapi ntabwo njye naza kuko ibyo bintu ntabwo nabibyinjiramo. Niyo mpamvu yigeze kumbwira ngo namume muvugishe. Ndavuga ati n'undi uyu mutipe nimabwira abantu yuko njye na KECAPU ari umubano dufitanye urenze. Wapi. Hanyuma kubera iki uriya musore yatekereje ko umuntu bita Patrick ari ufitanye umubano na KECAPU, hari abantu benshi muba muri kumwe umunsi kundi cyangwa se timu nini agatekerezamo umuntu bita Patrick. Buriya nabyo bari umugisha. Abari umugisha byatari buriya umuntu nazajya agira impungenge kubera wowe. Impungenge utamwiciye utakoze icyo jya wishima. Buriya jya ubaho hari umuntu babaza ukomeze. Wenda ukomeze biramubabaza tunakavuga turamuniga rero nta mafaranga mfite tu ntayo kabisa. Ariko buriya muniga ntanabihamya neza ufite amafaranga. Ariko buriya amafaranga abuze icyizere ntacyo amaze. Njyewe ukomeze ubwo we afite impamvu yavugaga ngo Patrick. Kandi njye sinanakubeshya Sando. Ariko njye sinkubeshya ntabwo uriya mutipe urumva ibintu nyine byo kuvuga ngo ngiye ngo na KECAPU biki. Biriya bintu ashobora kuba afite wenda ikibazo cye cyihariye ntazi. Cyangwa se n'ama interview twakoranaga hariho amakomenti muraberanye ibi n'ibi bikamutera ikibazo. Yego. Ariko nta kintu kirenze njye nari mfite na KECAPU. Ariko disi ubanza byarakubabaje. Ejo nibwo ambwira guti njyewe iyo umuntu anekereza ukuntu mba numva bimbabaje. Umuntu yatekereza ko njye n'uyu turi mu rukundo. Ntago nakubeshya ko bitambabaje. Byarambabaje tu. Noneho njye ntago nababajwe cyane nuko yavuze ngo njye nababajwe cyane ukuntu KECAPU yamukundaga nyine amwishimiye ari proud yiwe. Ariko burya urukundo rutarimo icyizere. Hanyuma hari amakuru mfite ashobora nayo kuba apfuye niwe nyiri ubwite ngomba kwibariza ko uri mu ntandaro y'icyatumye KECAPU n'uriya musore batandukana. Utubwize mu buhe buryo se? Ni ubwa mbere byumvishe se? Ntabwo ari ubwa mbere. Nyine ngo batandukanye bapfuye ko wowe na KECAPU ari undi mubano mufitanye wihariye. Ayo makuru niyo ntago ariyo. Makuru ntabwo ariyo. Buriya Kigali mbere yuko njya mbanza no kunyura buriya ku ntara bakama visa. Kigali nta nubwo njye buriya nkunda no kujyayo. Ntabwo najya Kigali ntari nabona visa. Ese KECAPU ko abi Kigali nka bimusanze. Njye nkuri Musanze. KECAPU abi Kigali natuye. Yego. Okay, wenda hari umuntu ushaka kuvuga ngo yaza akaza kukureba cyangwa akajya kumureba. Ariko njye ntabwo nakubeshya. Murabizi cyane kuko mujya muramamagara nkabwandi mu kazi. Yego. Umwanya mboneka ni muke ifate. Rero kuba naza ngo njye njya kumubeshya ngo njye kubeshya ngo mvuge ngo hari ibindi birenze na gano nese kiretse niba twarajyanye urukundo rwo kuri telefone. Online love se basa. Online love twagize. Biriya bintu ntago ari byo. Uravuze uti ntago ari byo. Hanyuma iyi saha wowe wenda nkubaje ikibazo wowe ibyo bintu ntuzi ko biri hari wenda si benshi babizi ariko biri kuvuga ko uri mu byatumye urukobwa ntago ari benshi ni benshi babizi cyane. Cyane kabisa. Kuri Instagram yanjye ni benshi bamaze kunyandikiraho nabo ntazi menya arabi waba uriya mutipe bari kumbaza nyine bari kugutonganya. Bari kumbaza. Barangengera n'amafoto na KECAPU ariko ntabwo nanapostinga to. Kubera njye nawe nkunda kwivanga mu mubano w'abantu. Njye mfite uko mbayeho n'umuntu wanjye nawe mfite uko abayeho n'umuntu we. Sibyo? Ariko ntabwo ibintu byo kuvuga ngo ndajya kugira ngo njye gusenyerera. Cyo zaza kuba afite umutipe uri kuru nta ribi. Ariko kuba afite umutipe nyine utari kuru zirambaza ikikwere. Kugira ngo ejo nzabone bamfataye imbunda ku gahanga. Mu Rwanda rwacu rurarinzwe rufite umutekano nta kibazo ntacyo waba. Nta nubwo nanabitinya ariko njye yaza ari kunkanga.
ariko njye ntago nta mubano mfite n'umukobwa kabisa KECAPU nta mubano mfite n'wihariye abe no. Hanyuma Patrick kubera icyo utigeze wifuza kuba wamusobanurira buri kimwe umubwira uti njye nubwo unkeka cyangwa se untekereza sinifuza kuba urukundo rwanyu narusenya nta kintu njye na KECAPU duhuriyeho. Musobanurira ni igikize ni Fiance yari Fiance we none se njye ndi KECAPU azamusobanurira njye namusobanurira se ndi igiki nyine nka wa muntu wakekwaga reka arankeka se ni leta ntabwo namusobanurira ni igiki ntabwo nifuza no kumubona ariko nawe ushobora kuba harimo akantu ukuntu uri kumusubiza hashobora kuba harimo akantu imagine sando reka nkubaze okay ko bwararanye n'umugabo w'umuntu bahararanye baba bari kumwe agarana n'umugabo w'umuntu runaka sibyo noneho uwo muntu ishire mu kimbo cyo muntu bakavuga ngo jya gusabura umukobwa ngo jya gusobanura umukobwa ngo mubwire yuko nta birenze n'umugabo we muvugana n'ibiki. Okay jewe icyo nakora nkanjye navuga ni uyu muntu nimba aho kugira ngo batandukane niba koko nta kintu kiri hagati yanjye nawe sibyo reka mu explaining everything musobanurire mubwire uti rwose niba ubona kuko umubano wanjye n'umugabo wawe uteye ari ikibazo reka umubano wanjye nawe wenda tugabanye gusa nta kintu kiri hagati yanjye nawe. wabibaza KECAPU zibiri gihe twaderuka kuvugana KECAPU muheruka kera byatari mu kwa karindwi ndakeka mu kwa karindwi nimba turi mu kwa munani ndakeka mu ntangiriro zo kwa munani yego ariko njyewe nibyo nakubwiye nuba mubano w'abantu yego ngo njyewe we boyfriend oya muri screening twarabonanye ko ntago twaganiriye naho kandi nabyinitse ko ari kumwe n'uriya mutipe muri screening nari mpari wari uhari nanze kurinda najya kuvugana nawe birenze tu kuko nenze ko bari kumwe kandi ntago ukekwa ndavuga ati wapi sinanamusuhuje neza nkubeshye nari namukumbuye tu ariko ntago namusuhuje ariko ntabyo ari birenze birimo ariko kandi koko iyo haza kuba ari ikintu kinini kiri hagati yawe na KECAPU ntabwo ari kuzana uriya musore imusanze none se reka KECAPU we ninjije yo kuvuga ngo se nabyita ngenda muza abasore babiri wenda bantereta nimba nabyitaga ubwo se ni side koku ko numva bakubwa ari abaside chick ni side koku ni side what byeretse mbaye ndi side koku yiwe naho ngewe rakarekareka nawe nge yarabizi ko nzi ko afite boyfriend yego kandi nge yamenye mbere ko mfite girlfriend kumenya ko kandi akabinyubaye nanjye nkabimwubaye yego yamuzanye nge ntabwo nanakubesha ari arambwiye ngo nze kumusohoza yego nk'umuntu w'umujama we ariko uramujama ariko reka mbyihorere nanjye kuvuga story oya reka mbere iki uramujama yabonye screening irangiye nanjye gukora ikiganiro na Big Town TV narangije abona ndahagaze kuko icyo gihe Emi yaracyakora yamagiye kumpamagara ngo nze nkora ikiganiro then icyo gihe ni cyaje nyuma yaho twakoze ikiganiro then ndangije mbwira Emi ngo buretse gato nanjye kuvugana n'umupeto bita Platine twe twazanye none birangije uriya muntu uza uriya mutipe abarambonye abahagaze aho ngaho baretse kumanuka hagati y'umujama reka negereze KECAPU paka nayo yari mu kiganiro tu arangiye KECAPU baramanukana ariko ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuvugana nawe impamvu ntanamusuje kuko KECAPU arambwiye ngo umusuhuze ntanabyemeye impamvu ntamusuje n'urwo rwikiye ko nabonye abariho ise kubera iki wenda ubona biterwa n'iki ko yatakigira icyizere uti uravuze uti ntago ndi muri competition no kubera ihe mpamvu cyane ko wavuze nge wenda sibuze impamvu zo kutigira icyizere kuko sinjya muremye sindeba no mu mitima y'abantu ni Imana ibizi nabamubeshye kabisa mbaye mvuze ngo iki ngiki naba ndi kumujudginga nazanabibazwa ariko ntabwo mbizi buri Imana no yonyine ibizi impamvu atigira icyo cyizere hanyuma wowe wumva batandukanye cyane ko nyir'ubwite KECAPU ni inshuti yawe ni inshuti yanjye yaduhamirije amakuru uti ngewe byararangiye n'uriya musore cyane ko namije ko ari Fiance ariko ndanabihakanye ko tutagikundana wowe wabyakiriye ute ntise ntibyakubabaje nkurikije ukuntu KECAPU amukundaga byarambabaje ariko no ku rundi ruhande nkurikije
icyo uba wifuriza inshuti byaranshimishije ntabwo wabona n'umuhungu uhora ugukekera ibintu gusa kubana n'umuhungu uhora kwacyuzinga ibintu buri gihe agukekera ibintu umugabo akwirirwa kubwira ngo wa mugore we waba wajya ahantu wasohotse uri kumwe nani mbese uri kuvuga kuri telefone umugabo aratambutse aravuze uwo mugabo muri kumwe n'indi buriya nimba unakunda umuntu ujya umwifuriza ibyishimo ndiye ku ruhande rumwe narababaye bitewe n'ukuntu yamukundaga ariko ku rundi ruhande narishimye bitewe n'ukuntu atabonaga ko amukunda akabona nyine yuko ari umuntu uri intuza ariko buriya KECAPU abantu benshi badamubona nk'umuntu w'ingurutse ariko buriya KECAPU anatandukanye n'ukomeza cyane kandi buriya nta muntu wakwihishamo ngo umuyoberwe ntabwo wabona n'umuntu amezi angahe ngo akwihishemo byatari ngo ube wabiyoberwa wenda hari ushobora kuvuga ati ngo se ngo wabimenya gute ngo nyine ko wavuze ko utaburiye i Kigali ariko burya inshuti z'umuntu aba ari n'inshuti zawe inshuti ze nyinshi tunanjye turi inshuti ariko buriya ntabwo uko nyine baba bakubwira umuntu nuko ubona nabo bitwara benshi ubona yuko nyine umuntu atandukanye nuko watekerezaga ko ari birababaje ariko nyine nibwo buzima bw'isi nta kindi twakora hanyuma we nk'inshuti ya KECAPU ni nk'ikihe kintu cyangwa se inama birashoboka ko muri same generation n'uriya musore isi wamugiriye ihe nama mwese muracyari batoya navuga ngo si umusore mukuru ibyo ari byo byose umuntu ashobora no gufuha yego gufasi y'icyaha kubera urukundo kubera mbese ibintu nk'ibyo ntabwo twe twamujajinga njye inama namugira ni ukuba buriya niyo umukobwa umweretse ko utifitiye icyizere nawe nta cyizere akugirira wowe umukobwa niyo handi usanga hari n'ikintu kibaye mu nzu ati sheri hamagara umukozi ajya kureba ikintu kibaye hariya ntabwo azi ko wabyuka ngo ujye gukubita igisambo buriya nimba ari ahantu hambere ukwiye kwihagararaho nk'umugabo ni imbere y'umugore wawe buri imbere abandi bose ntibashaka kubona nk'imbwa ariko imbere y'umugore wawe ugomba kuba umugabo ku buryo buriya niyo umugore wawe waba ubona hari igisenge cy'inzaba ari kinini bya danje buriya aho igisenge kigwa ku mugore usubire gatase buri mutoya kandi nta nubwo uba wanagitangira cyose ngo kitamugeraho ariko at least ukagerageza akabona yuko ni wowe mugabo buriya kwereka umugore yuko uri umugabo ntabwo bisaba kumwereka yuko amakuru yafite ukurikirana iki ubwo igituma umugore akubonamo ubugabo n'ubuhangange ni ukuntu umwitwaraho buriya iyo uri kuvuga ukavuga ati kari agahungu kabibika mu mutima kari agahungu gapanga ikintu sheri wanjye ukakamedita ukakareba ukavuga ati uriya muhungu afite iki wenda nicyo sheri wanjye akunda icyitozo kigire nawe kigukundire nimba utanagifite ugerageze uburyo bwose agukundira ukuri kuko nabo baramukundiye uko ari rero niba uzashaka kuzana ibintu byo gushaka guhangana n'umuntu kwereka umuntu w'ukuri kamara nta muntu kamara mu buzima bw'undi habe na gato mu buzima bw'umuntu nta kamara ubamo ibintu birakomeye ahubwo njye inama ngiye mugire nimwe nimba yamubabarira nimba simbizi ibyabo ariko atekereze amenye ko burya umubano ugira agaciro kurusha akababaro kuko nawe nicara akanamedita akababaro ubona afite n'urwikeko afite mu KECAPU noneho na rero twaratandukanye bari hehese ku mutima wamukunze ntawe wagiye ubu ngubu afite urwikeko bari kumwe n'andi ibi n'ibi kandi yagakwiye kuba yiturije muri we afite intimba mu mutima we iruta uko yaba afite intimba ari gukeka ko akundana na kapyamba ntabwo byoroshye hanyuma hari umuntu wanyandikiye uyu munsi mu diaspora arambwira ati none ubwo KECAPU yatandukanye na wa mukunzi we nk'uko yabitweretse ati wa musore birashoboka ko yabagiye guprofitira mu kavuyo yewe ntabwo ntumufate nabi n'ikinyarwanda ngiye gukoresha ntabwo ari bibi ariko ntabwo nibyo by'imbwa yanze wallahi sinkubeshye k'icyo iryo jambo ndiyizeye kandi ndishoboye
mfite ubushobozi bwo kuba nabona umukobwa wankunda kandi muzima. Ushatse kuba ko KECAPU atari muzima? Oya, ibyo ni wowe byivugiye. Avuze ngo none se ubwo nukuvuga ngo ibyo navuze byose sinaba nivuyemo. Nakubwiye ikinyarwanda ngiye gukoresha kirakomeye ni mu gitekerezo cyane. Nese ubwo imbwa ninde ibyo yanze ninde? Ubwo buriya imbwa yashobora kuba ari ngewe tu. Natuka umuntu w'abandi wawe navuga ngo niwe mbwa nakubwiye ni umugani. Nese nibavuga ngo ntuza ngo akarenge niko gafuni kabaga ari ubushuti. Se yarya niko bavuga. Ubwo buriya akarenge kabaye ifuni. Makomana Patrick wajya umbabarira. Nose sibyo. Ibyo ari kukubwira ariko nyine umugani uciye aho werekeje ku musore. Werekeje kora ko ntabwo mvuze ko ari imbwa. Navuga ngo ikintu kirimo hari hagati cy'ingenzi kirimo. Ni kiriya kivuga ngo ntabwo nafata iby'undi muntu yanze. Yego. Wapi. Nicyo cy'ingenzi mbese. Muri make noneho turashaka udukurireho urujijo cyangwa se utwerurire. KECAPU icyo muhuriyeho ni ubushuti busanzwe. Cyane kabisa ubushuti busanzwe akazi. Ni n'umujyanama mwiza kuri njyewe kandi nanjye ndi umujyanama kuri we. Hanyuma ejo bundi hari gift wamuhaye. Navuze ngo ari we turi inshuti ari KECAPU turi inshuti ndetse twari turi kubwe twaririrwanye namwe. Navuga ko ni gift ntago nshatse kuyivuga this time. Kubera icyo yesemo kumuhiriya mpano. Oya biriya. Nose nta gift nakwemereye. Yego. Kandi nanjye warayimpaye. Nawe narayigwaye. Nagwaye ya mbere nkwemera ni ya kabiri. Yego ariko abaye yitandukanye niye. Oya. Ejo bundi nshaka kuguhereza irenziye. Yego. Njye bura oya ni kwa kundi. Hari ukuntu umuntu aba ari inshuti yawe agakunda ikintu cyawe. Ntabwo hakimwe. Yego. Sibyo. Buriya ntuzigere wima umuntu ikintu kizasaza. Yanakunze. Sibyo. Nawe nkuko umuhaye nawe wakunda ikiwe. Kandi niyo ataguha ikiwe wagikunze ntabwo ubikora ngo azakwishyure. Yego. Wapi. Ahubwo ngiye cyo nkubwira. Ni friendship. Ni friendship. Buriya ngiye icyo nemera ni kimwe. Inshuti yanjye ntanayipfira. Ntabwo ari kwigira umuntu mwiza. Buriya inshuti ni ikintu mp'agaciro byatari. Hanyuma kubera iki uwo munsi ukibara ko kamuhaye yahise agapostinga. Ewana yishimye, ntabwo nshatse kuvuga icyo ari cyo. Anezerewe. Wowe iyo ubonye wenda wavuze uti nta rukundo dufitanye ubyakira gute? Iyo ubonye uhaye umukobwa mwiza nkurikira ndetse akanagipostinga akagiha agaciro. Ntabwo wagipostinze ariko wakeretse abantu bose icyo naguhaye. Nubwo utagipostinze. Buri wese afite uburyo expressamo amarangamutima. Njyewe nanjye nkunda gupostinga gift. Ariko njyewe umenye ko njyewe just turaba friends. Sibyo ariko umenye ko ibyanjye bitandukanye n'ibyo na KECAPU. Njyewe hanyuma ariko KECAPU bitandukaniye bavuze ko na KECAPU muri mu rukundo. Kandi njye n'ibyavuzwe ndetse nta rukundo turimo ntabwo twigeze turujyamo. Muri make ukuyeho urujijo. Ndukuyeho ntabwo twigeze turujyamo. Ni inshuti yanjye bimwe ni inkoramutima kabisa. Hanyuma KECAPU uramushinja iki isaha rero kuri uriya musore? Ni nk'iki wamushinja? Icyo mushinja kuri isaha KECAPU ndamushinja kwanga umuntu yakundaga. Ubwo ni iki kare wamwanze? Nde KECAPU. Oya nose ikiganiro ntiwakibonye. Akibonye ikiganiro mwacishiriho cya kindi yakoze. We yavuze ko ari ibyo batumvikanyeho. Ariko nyine ndamushinja kuba baratandukanye. None se wenda niba yari kwihangana. Urukundo rega nuko ihanganirana. Oya sha Patrick hari igihe nyine byanga pe hari igihe byanga nyine bikanga nta nyuruka avuga uti nanamushinja kuba twarabaye inshuti bakaba bari kunshinja yuko ari njye batumye batandukana. Oya nese katari wowe babwiye. Urumva KECAPU utamurenganyije. Oya icyo ni ikirego cyiza. Buriya no mu rukiko hari ibirego byiza n'ibirego bibi. Ni ikirego cyiza cyo ngicyo. Nta kundi gusa no kwihangana ariko ni byiza reka nkwereke. Ntabwo sibyo abantu benshi n'utwo tuntu nkunda no kuduhura natwo kabisa ntabwo no kwiyemera ariko n'abajama benshi usanga niyo mpamvu ntajya nkunda no kugira inshuti z'ababebi nyinshi. Usanga abajama benshi batifite icyizere ariko ari nko kubona nk'aho ari umubano wihariye mfite n'abakobwa babo. Yego. Ni ukwihangana. Hanyuma uyu munsi watubwiye uti nifitiye umukunzi wanjye
ndetse wenda turabishimye cyane ariko shamana yanjye nzaguza na KECAP pe ibi bintu nzaguza nawe uko byagenda kose mbahuze turebe koko abantu bakundana abantu babanyuzamo ijisho comment abantu bazatubwira ati ibi bintu turabona barigize hari n'ukuntu abantu bakundana nyuma yaho bakaza kubivamo bakaba nk'abajama akavuga ati rero ugiye mu buzima bwawe nanjye reka mbe mu buzima bwawe hanyuma Patri iyi saha nguje na KECAP n'abantu bakareba bakaza judginga kwa bakavuga uti ibi bintu nibyo wabyakira gute nta kibazo byagutera byose nta kibazo byantera as long as ngenze ukuri ku mutima wanjye naho azukuri kuyo mbese uzi ngo abantu bose birabona abantu ibyo bagutekerezo ni byinshi ibyo bakubwira ibyo batakubwira ni byinshi cyane nta gishasha naba mbonye ntabwo ari akantu gashya baba bavumbuye ngo watubwiye ngo ari ukuntu abakobwa benshi bakunda kuba kwitirira ubona biterwa ntabwo banyitirira oya bakunda aba boyfriend wabo ntabwo banyitirira kabisa gukeka urengana ahubwo hari kuboro nk'abajama ababona nyine nk'umubebi we nyine muri amaniga biraho kandi nta n'ibintu birenze sinjye n'inshuti z'abakobwa nyinshi ariko yarangiza ukazajya ubona nyine rifite urwikekwe nawe ariko uzajya mubaza ibintu byinshi kabyamba muhuzwa n'iki n'ibiki kandi ibyo bintu wapi biba byiza burya mu rukundo icyo nizera ni ukwizerana ukizera umukobwa mukundana nawe akakwizera cyane ko burya urukundo navuga ngo ruri a distance hatabayeho kwizerana hagati yawe n'umukunzi wawe hatabayeho ngo ngiye nkundana na runaka ni uko umwizera nkamwizera nawe akanyizera byagorana hanyuma Patri uravuze uti KECAP nta kibazo nta nicyo bintwaye ngewe cyane rwose ariko nta kibazo ni byiza ko burya umuhungu bw'umusobanuriye azakuraho ingingimira kuri wowe ntabwo nakoze ikiganiro ngo musobanurire nakoze ikiganiro ngo nsubize ibyo abantu bibaza abafana banjye nazo radamusobanurira kwihenura Patri ntabwo ni kwihenura ndetse uri kumurasa cyane ese njye nakoze ikiganiro ngo musobanurire nde fuhira nde uriya musore oya ntabwo mufuhira ahubwo njye ntabwo umuntu burangiye na n'ubu burangiye ntabwo nkunda umuntu utigiriye icyizere GASARO TV.